gahunda ya mubazi nk'uko mwabibonye igikorwa cyafunguwe ku mugaragaro cyafunguwe ariko n'ubundi twari tumaze iminsi mu myiteguro dukangurira abamotari ko bafata mubazi abafite ibibazo ko baza tukabibafashamo. Rero harimo abagiye bagaragaza ibibazo yuko batari kubona ba boss babo kugira ngo baze babasinyire kuko iriya mubazi nubwo igiye gukoreshwa ariko harimo nuko tugomba kugira imyirondoro nyiri moto kuko wasangaga ari uburyo abamotari bahererekanya moto ejo ntaba yitwaye kandi biri mu buryo bw'umutekano kumenya umumotari nimba atabonetse nibuza dukurikirane nyiri moto ikintu cy'umuntu cyaba cyabuze kigaruzwe. Naho rero abamotari bamwe bahuye n'izo mbogamizi ariko arizo twaganiriyeho n'ubuyobozi butandukanye buri gukurikirana iki gikorwa. Dusanga hari uburyo koperative zajya zishingira abamotari kuko mu gihe bose batabashije kuboneka abagiye mu butumwa bw'akazi badashobora guhita baboneka kandi abamotari zo mbogamizi bagiye bazigira. Aho twaganiriye ko amakoperative ari icyemezo ashobora kujya baha ku buryo bashobora kugenda bakakereka yego moto wa mumotari agahabwa mubazi. Rero byumvikane yuko mu muhanda uzaba ufite icyo kibazo agaragaza yuko kiri gukemurwa na koperative tuzajya tumuherekeza tumugezeho afatira ya mubazi. Iyo ibintu bitangira ntabwo twavuga ko bitagira imbogamizi ariko hari imbogamizi ndagira ngo mu byo twavuganye na Yego Moto ifite abatekinisiye bazihutira kuzikemura. Umumotari uzabona imbogamizi ntazayigumane azihutire kuyivuga ahubwo azagaragaza imbogamizi yuko yayivuze ntibakemura ikibazo ariko imbogamizi byo birashoboka ko zaboneka ariko kujya gukemura ikibazo nibyo byihutirwa. Aho rero azajyana ikibazo ntibagikemure aho natwe niho tuzahaguruka nk'ubuyobozi bw'abamotari tugakora ubuvugizi kuko umumotari byaba bigaragara ko agiye kubirenganiramo kandi nta ruhara bifite. My name is Karanveer Singh and I am the founder and CEO of Yego Innovation Limited. We run two services in Kigali. One is Yego Cabs and the second one is Yego Moto. In 2016, we launched Yego Moto proof of concept in September of 2017. And then we launched Yego Cabs in 2018, again in September. And now we have launched the full-fledged Yego Moto for all the Motohari in Kigali. So there were many challenges. One challenge, of course, was that to be able to outfit the 20,000 odd motorcyclists that are here in Kigali, we need to make a substantial investment. So arranging and getting the funds took time. Unfortunately, by the time we got the funds, then COVID came. So COVID basically stopped the implementation because of COVID restrictions. We could not get access to the Motohari. But now both of those conditions, the government has said that even with COVID there, that we should go ahead and implement the project. So we have implemented the project. And as of today, more than 15,000 meters have been installed. We are installing at the rate of about 600 meters per day. So in the next 6 to 7 days, we would have installed 19,000 meters. And that is the estimated number of Motohari that are there in Kigali. There is no real network failure because we are all using MTN phones and we know, okay, how much traffic is going to be there. If you come to where we are installing, which is at IPRC Stadium, there are more than 1,200 people there at one time. Now, if you have 1,200 people at one time in one area, the base stations are not designed to provide service to all 1,200 people at the same time. So they might find some delay or something like that, but our system anyway can even work without internet. So we don't feel that there's going to be any challenge. There may be some intermittent problem of training. Most of the Motohari who were complaining even this morning, they had not used the meter and they had not paid for their dues for the last 1.5 years. So those meters were blocked. So they were complaining even on media, on social media, that our internet is not working. Actually, the meter was blocked. So they had to come to us, pay the dues that were overdue for 1.5 years, and we unblocked the meter. So now all those meters are working. Twakoze igikorwa mu kanya cyo gutangiza ku mugaragaro gahunda twari tumazemo iminsi n'abandi bafatanyabikorwa yo gushyira za mubazi kuri za moto. Mu mujyi wa Kigali dufite moto, dufite abakora ubwikorezi bw'abantu kuri moto, kuvuga abamotari bageze ku 26. Birumvikana ko bageze hafi 50% y'abari mu gihugu hose kuko babarirwa hafi 40 birenga gato. Urebye rero abamotari barabyishimiye
tukaba tureba uburyo ki noneho tugiye gukurikiza indi gahunda y'uburyo gukoresha izi mubazi ku ruhande rw'umumotari ariko no ku ruhande rw'umukiriya umugana byashyirwa mu bikorwa. Ubu tuvugana kugeza ejo hashize abageze ku 14,000 bari barazifite za mubazi ku mamoto yabo. Birumvikana ko tugifite abandi bageze ku 12 tugomba gukomeza gukangurira kwitabira icyo gikorwa, kuko ni igikorwa cyiza nk'uko byasobanuwe, ari uwishyura akamenya amafaranga yishyuye kandi agendanye n'urugendo akoze. Batugaragarije ko zimwe mu mbogamizi abakiriya bajyaga bagira nuko uko amasaha agenda yiyongera, uko bwira cyangwa muri za weekend ibiciro byagenaga byiyongera. Ubwo none umuntu azajya yishyura amafaranga y'urugendo akoze nk'uko bishyirwaho na RURA, ariko n'umumotari nawe hari aho yajyaga bigwamo, ugasanga hari bikorwa n'abandi bantu bita abamotari atari bo, bikaba byabangiriza izina. Ubu abafite mubazi bose bari muri systeme, bari muri amakoperative yabo muzi, bikadufasha kumenya ni bande bakora uyu mwuga, ni gute twabafasha, ni gute n'ababagana byanoza. Kubishyira mu bikorwa biracyakomeza, tukaba twumva ko nidufatanya nk'izi nzego zose n'ubundi zafatanyije mu gutegura iki gikorwa bizajya mu bikorwa nta mbogamizi.